birashoboka kubera ko muvandimwe iyi si turimo ubundi aramagambo nkunda kubwira abantu nawe uri kudukurikirana yumve isi turimo uyu munsi iri mu ibiremwa bitandukanye kandi no z'umwuka bitagaragara. Imana ibashije kudukora ku maso ukareba ibiremwa tugendana nabyo tubisikana nabyo biduhiga bidutega imico bitagaragara wagira ubwoba. Ibyo biremwa bikanganye ibiremwa bidasanzwe ibihindura iby'umwuka bitagaragara kubera ko biri mu bubasha bwayo. Niyo mpamvu rero aya madini wumva aya madini uvura kumbwira ngo iyi nzoka ndetse n'ibindi byose ni ibiremwa biriho ariko bitagaragara ariko abantu bamwe bizera kuko ndi umwe muri abo bahawe impano y'umwuka. Reka tuganire kandi namwe murimo kudukurikirana dutange muri iki kiganiro muri bimwe wakwifashisha. Biravuga ngo nuko ngo byose turabyemererwa ngo ariko siko byose bitugirira umumaro. Rero muri iyi nzira yo kwizera cyangwa se muri iyi nzira yo kwizera imana zitandukanye hari abizera izo mana z'ibyo bizera ni byiza kuko nta wabacira urubanza ariko siko byose bitugirira umumaro. Imana twizeye ni imana ba sokuruza bizeye, ni imana iri mu gitabo cy'ibyanditswe cyitwa Bibiliya. Hari imirimo myinshi iyo mana twizera yagiye ikora yambukije Abisiraheli, niyo yaremye ijuru n'isi, niyo yahaye Aburahamu urubyaro ageze mu zabukuru. Ibyo agakiza kazakwigisha uko uvuga. Nuhabwa impano y'agakiza ntuzatonganira ku karubanda. Nuhabwa impano y'agakiza ntuziyorosa ijoro ngo ujye muri roji. Nuhabwa impano y'agakiza kazakwigisha uko ubana n'abandi. Abavuga butumwa bari kuvuga ubutumwa bari mu nzira y'agakiza ariko batarahabwa impano y'agakiza. Niyo mpamvu bari kubwiriza ariko bagakora n'ibizira. Niyo mpamvu bari kubwiriza ariko bagasambana. Niyo mpamvu bari guhanura ariko bagakora ibizira ariko nuhabwa impano y'agakiza. Yes, ndagusuje cyane aho ukomeje kudukurikira kuri Ndi Umukristo TV. Amahoro y'Imana nabane nawe, njye wumva ni Fiacre nk'ibisanzwe. Reka nizere ko aho umeze neza. Njyewe rero nanjye meze neza, nda amahoro. Hano imbere yanjye nicaranye n'umugabo umuvuga butumwa, umuhanuzi w'Imana kandi wabisigiwe amavuta. Amen. Rero tutaratangira kumwakira reka ngushishikarize gukanda subscribe, comment ushaka kudusharinga igitekerezo cyawe uko ibintu byazajya bikorwamo cyangwa se inyunganizi cyangwa se ubutumwa nawe ushaka gutanga wabunyuza muri comment tubwitaho tukabusoma kandi tukabishyira mu bikorwa. Hano imbere yanjye rero nicaranye n'umugabo wambaye isoti y'umutuku cyane kabisa complete hasi hejuru. Amakuru harimo. Amakuru ni meza, turashima Imana kandi twongeye kunezezwa n'Imana mu mutima kubana namwe kuri Ndi Umukristo TV. Mwebwe turi kumwe ndetse namwe mudukurikiranye aho muri hatandukanye. Imana ikomeze baduhera umugisha kandi baturindire. Byangoye kukubona. Biragoye kuko tuba dufite izindi nshingano bwite nubwo dukorera Imana ariko ntibitubuza ko dukurikirana izi nshingano z'urugo ndetse n'izindi zitugomba mu bundi buzima. Niyo mpamvu kumbona biragoye ariko Imana yashimye ko wambona ihabwa icyubahiro. Ikanze nkubwiza ukuri rero hari Imana Jean Claude. Ikanze nkubwiza ukuri. Buriya kuvana kera nahoze nifuza kwicarana n'umugabo nkawe. Amen. Hano kuri Ndi Umukristo TV. Sibyo? Ko abantu badukurikiye bakeneye ijambo ry'ihumure. Amen. Nibajya gusoma hasi kuri description irimo hasi haranditse ngo isanamitima. Ese niki dukwiriye gukora? Ubwo bushobozi mbukuziho. Niyo mpamvu byantwaye akanya katoroshye no gutekereza kuviriya ruguru nkazina. Kaza muri Rubavu. Haza muri Rubavu. Nawe Imana guhereza umugisha kubw'umuhanda. Ndawakiriye pe. Kai murakoze. Kandi ubwo ikintu umukozi w'Imana nyaturiyeho buriya ni icyanyacyo. Kiremwe nona.
unyibukije umugabo wita Vitali. Kiremye Vitali mani irakiza rwose, hari ijambo yigeze kwigisha. Ni umupasiteri ukorera muri Anglikani Diocese ya Shyira. Iryo jambo yigeze kuryigisha ati biremwe nona. biremwe nona. Kigaragara kiri mu mwuka pe. Biremwe nona. Uri mu mwuka. Amen. Kandi ndahamya neza ko uwo mugabo mutaziranye. Uyu mugabo ntabwo tuziranye cyane. Ariko iryo jambo yararivuze. Ari nawo mutwe w'ijambo. Yego. Ati byawe biremwe nona. Biremwe nona. None rirongera riragarutse mu matwi yanjye. Amen. Ana we bagushimye cyane. Yego. Warakoze. Umeze ute? Ndashima Imana. Ndaho ndakomeye mu buzima busanzwe ndetse no mu buzima bwanjye bwite bwo gukorera Imana. Ntacyo nashinja Imana. Imana ibanye nanjye. Wahaze? Meze neza. Meze neza, nariye. Umugore yagutekeye kabisa. Inshingano yazujuje nk'uko bisabwa. Ariko nawe wavunitse da. Mbona ngombwa kuko buriya ijambo ry'Imana riravuga ngo dusomye mu itangiriro ngo Imana iremera umufasha Adamu. Abwiye ngo nuko uyu muntu umufasha wawe nakara ko mu mara yawe n'urubavu rwo mu mbavu zawe. Rero hari inshingano z'umugabo n'inshingano z'umugore, niyo mpamvu kuvunika ari ngombwa ku mugabo kandi no guteka bikaba ngombwa ku mugore n'ibindi bisabwa. Imana ibaho umugisha. So muri iyi minsi rero Jean Claude kanze nkubwire, muri iyi minsi hari ikintu kiriho. Hari ikintu kiriho kandi tutakitwayemo neza twapfa. Reka mbivuge gutyo, twapfa mu buryo bw'umwuka. Oya nibyo. Mu buryo bw'umwuka twapfa. Hari uburyo abantu bizera bitandukanye. Turajya mu Buhinde. Mu Buhinde bafite imana nyinshi. Yego. Ariko bemera ko hari Imana Krishna. Imana Krishna. Urayizi? Na za Shiva. Nenya wararebye Ibihinde. Ni kera. Noneho twasimbukira n'ahandi bagira ibigirwamana. Ngo mu Bushinwa basenga izuba. Basenga izuba, bagira za Buddha, bagira n'ibindi bigiye bitandukanye. Sabo gusa. Sibyo? Yego. Hari n'irindi dini mu myaka yashize ryabaga mu Rwanda ngo ryitwa Abayoka. Abayoka. Nigeze mbyumva kera ariko ntabwo nari ndakarimenya. Se byanyabyo basengaga inzoka? Birashoboka. Birashoboka kubera ko muvandimwe iyi si turimo ubundi aramagambo nkunda kubwira abantu nawe uri kudukurikirana yumve. Isi turimo uyu munsi irimo ibiremwa bitandukanye kandi no z'umwuka bitagaragara. Imana ibashije kudukora ku maso ukareba ibiremwa tugendana nabyo, tubisikana nabyo, biduhiga, bidutega imico bitagaragara, wagira ubwoba. Niyo mpamvu Imana yafashe bundi kera, sinzi niba ari ngombwa kwinjira muri aya mateka, ariko kera mu isi yahashize aba bamarayika twumva bagaragara mu buryo bw'umwuka baragaragaraga. Aya matungo tubona yaravugaga kumvikana n'umuntu, yavuga umuntu akabyumva, n'umuntu yavuga amatungo akumva. Rero Imana abamarayika bakimara kuza gucumuza abakobwa bo mu isi cyangwa se kuryamana nabo, tusoma mu itangiriro ngo abamarayika babona abakobwa bo mu isi baryamana nabo. Imana ikimara kubona ko ibyo biremwa byavutse muri icyo gihe biri gutera akaga mu isi, ihitamo gufata ibyo biremwa bikanganye, ibiremwa bidasanzwe, ibihindura iby'umwuka bitagaragara kubera ko biri mu bubasha bwayo. Niyo mpamvu rero aya madini wumva, aya madini uvura ukumbwira ngo iyi nzoka ndetse n'ibindi byose ni ibiremwa biriho ariko bitagaragara, ariko abantu bamwe bizera bashingiye imyumvire yabo, imitekererezo yabo ndetse n'icyo bashaka kugeraho. Imana ibaho umugisha. Wenda tukiri aho ngaho, aho hantu ugeze niho nashakaga kugera. Noneho ndagira ngo tubihuze cyangwa se tubwire abakunzi bacu, ese ibyo bintu dushobora kubitandukanya gute n'Imana rurema, n'Imana y'ibyo byose? Kuko n'abo bantu babyizera bizera ko bigira imbaraga. Yego. Noneho kandi nanone natwe abizera Imana ibirenze byose twizera ko none ibirusha imbaraga. Ese ibyo bintu twabihuza gute?
mbo ni ibintu twabisobanurira gute abo bantu wenda bizera kuri icyo kintu? yego ni ibintu bidasaba ubwenge bw'uyu mubiri kandi bidasaba ubushishozi bw'uyu mubiri, kuko iyo dusomye Bibiliya iratubwira ngo uyu mubiri twambaye ni umubiri upfa, ngo kandi iyo dusomye muri Zaburi aratubwira ngo umubiri twambaye ngo ni ng'umukungu gutumurwa n'umuyaga. Rero ibyo bifite ubwenge cyangwa se ubundi busobanuzi budasanzwe, ariko abahawe impano y'umwuka, impano y'umwuka bafite ubwo bubasha bwo kubisobanura. Mbo kuko ndi umwe muri abo bahawe impano y'umwuka, reka tuganire kandi namwe murimo kudukurikirana dutange muri iki kiganiro muri bimwe wakwifashisha. Biravuga ngo nuko ngo byose turabyemererwa, ngo ariko siko byose bitugirira umumaro. Rero muri iyi nzira yo kwizera cyangwa se muri iyi nzira yo kwizera imana zitandukanye, hari abizera izo mana z'ibyo bizera ni byiza kuko nta wabacira urubanza, ariko siko byose bitugirira umumaro. Imana twizeye ni imana ba sokuruza bizeye, ni imana iri mu gitabo cy'ibyanditswe cyitwa Bibiliya. Hari imirimo myinshi iyo mana twizera yagiye ikora, yambukije Abisiraheli, niyo yaremye ijuru n'isi, niyo yahaye Aburahamu urubyaro ageze mu zabukuru. Ibyo ni ibitangaza by'imana twizera. Ariko se hari izo mana zabo cyangwa se ibyo bizera, hari ibyo zakoze bagenderaho bashingiraho bizera ibyo? Rero uyu munsi wa none imana ziriho zo ni nyinshi, abantu bizera ni nyinshi, kuko uyu munsi hari n'abibumbira abafata sima iba muri kenkayori bakajya kugura umucanga wacukuwe muri Sebeya cyangwa se mu yindi migezi itandukanye, akiremera ikigirwamana akagitereka hariya mu gito akacyita imana ye. Ubwo ntabwo namunenga, nta nubwo namuveba, kubera ko ndiriwe ndajya kure. Amategeko y'Imana aba mu muntu, amategeko y'Imana 10 Imana yahaye Mose, Imana yarahindukiye iyatereka mu muntu, ajya kubikora ariko yirengagije ibyazi, ajya kwizera iriya mana. Azi neza ko yagiye kugura sima muri kenkayori, azi neza ko yaguze umucanga, azi neza ko yakibumbiye n'aye maboko, ni ikibumbano cye, ariko icyo yabumbye arahindukiye akisa imana ye, kandi ari we wakibumbye. Iyo ni imyizerere ye, ariko yirengagije ibiri muri we, yirengagije amategeko ari muri we. Nawe abikoze azi ko atari imana, kuko ntabwo yamuremye, ahubwo we yayiremye. We yaremye imana, aho kugira ngo yizere imana yamuremye, ahubwo we yaremye imana ye. Ubu rero akoze ibyo ngibyo, ariko yirengagije amategeko, yirengagije. Ahubwo siko byarutwa kizera nkaho ariyo mana ye. Byaruta kuko impamvu uvuga ngo byaruta, umuntu ni ikiremwa cy'Imana. Bundi Bibiliya y'Imana ijya kurema umuntu yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe. Bivuga ngo njyewe nawe dusa n'Imana. Waba uri urukara usa n'Imana, waba uri inzobe usa n'Imana, waba uri imibiri yombi usa n'Imana. Ukugira ngo ayobe kuri urwo rwego yashobora kizera, ahubwo agakora iby'intangagaciro, agakora ibigenga umuntu, Imana yabimushimira kurutaho yayibangikanya n'iyindi mana n'ikigirwamana. Noneho yiremeye n'aye maboko, yagiye kugura sima muri kenkayori, agafata umucanga, akazana amazi, akavoma amazi kuri robine. Yaremwe n'Imana none. Nawe bitekerezeho, agakoresha ibintu Imana yaremye akiremereye Imana. Bene abo basabwa izindi mbaraga z'umwuka, ndetse namwe muri kunyumva mukamfasha kubasengera no kubereka Imana, kugira ngo Imana ihindure imitekerereze, kuko byose bipfira mu mitekerereze, byose bipfira hahandi hatekereza hagafata umwanzuro. Senga Imana, nanjye nsenga Imana, dusabire bariya bantu
imana ibakure mwabura bubata bwa satani, mwaburiya buyobe bw'imitekerereze n'imyumvire idahesheje imana icyubahiro. Imana iguhereza umugisha. Amen. Jean Claude, ndakwakiriye cyane, nanone nongeye kukwakira hano. Abakunzi bandi Umukristo TV bafite amatsiko y'ikintu dufitiye. Ese dufitiye iki kuri uyu munsi? Uyu munsi mbafitiye byinshi, kuko imana yashizemo byinshi byo kubwira ubwoko bwayo. Ariko uyu munsi nzanye ijambo rivuga ngo umwuka w'Imana ku buzima bwawe, kuko uyu munsi hariho imyuka itandukanye. Hari imyuka y'abadayimoni, hakaba imyuka y'abarozi, hakaba imyuka y'abarangi, hakaba imyuka myinshi itandukanye. Ndaza ariko wowe uzi urimo ngurikirana. Ariko uyu munsi wa none nzanye ijambo rivuga ngo umwuka w'Imana ku buzima bwawe, umwuka w'Imana mu bugingo bwawe, umwuka w'Imana mu buzima bwite bwawe, umwuka w'Imana mu muryango wawe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Iryo jambo risengera. Karibu n'ijambo ry'Imana. Amen. Uri Imana nziza, uri Imana yacu bwite, uri Imana y'amahoro mu buzima n'ubugingo bwacu. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen. Twongeye kwinjira mu mwanya w'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirera, ahubwo dusengeye twebwe n'abari kudukurikirana bagiye kumva ijambo ryawe, kugira ngo beze rwose kandi ubahereze amatwi yo gutegera ijambo ryawe, kugira ngo bakurikize iby'ijambo ry'Imana riribasaba muri uyu mwanya. Ngo tinda mu buzima bwacu n'imiryango yacu, kandi neza n'agakiza kabikomeze kutwagura no kutwumvisha ibyo dushakaho mu gihe gikwiriye, mu izina rya Yesu. Amen. Yego, Imana ibahereze umugisha. Twongeye kushima Imana ko twongeye kubana namwe mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mwebwe bagabo, basore, bakobwa, rubyiruko, mbere na mbere turabasuhuje, mugira amahoro y'Imana, kandi ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe n'imiryango yanyu. Uyu munsi nzanye ijambo rivuga ngo umwuka w'Imana mu buzima bwa muntu. Iri jambo mbere yuko turiganiraho, reka tubanze dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ibice byaho ni 6, umurongo waho wa 63, twumve uko hatubwira. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, umuce byaho ni 6, umurongo wa 63, haravuga ngo umwuka niwo utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye ni wo mwuka, kandi niyo bugingo, amagambo y'Imana. Uyu munsi abantu bayobowe n'imyuka itandukanye, ariko umwuka w'Imana niwo nkwifurije uyu munsi. Aho waba uri, haba ari nimugoroba, haba ari mu gitondo, ariko nkwifurije umwuka w'Imana mu buzima bwawe. Magambo dusomye yanditswe n'intumwa Yohana, muri ibice byaho 6, umurongo wa 63, haratubwiye ngo umwuka niwo utanga ubugingo. Ubundi mbere na mbere umwuka ni iki? Umwuka ni impano Kristo yasigiye abamwizera, kugira ngo uwo mwuka ubahamirize ibizaba bitaraba, ubamenyesha amakuru y'ijuru ariko nyamara iryo juru tutararitaha, ubamenyesha amakuru y'ibiri imbere ariko nyamara ejo tutarahagera, ubamenyesha ibikomeye n'ibyiza bizaza ku buzima bwabo ariko nyamara igihe kitaragera ngo ibyo bisohore. Uwo mwuka ni impano twahawe na Kristo, twasigiwe na Kristo. 63 rero haratubwiye ngo uwo mwuka niwo utanga ubugingo. Haleluya. Uwo mwuka niwo utanga ubugingo. Udafite uwo mwuka nta bugingo, ariko ufite uwo mwuka afite ubugingo. Hari amagambo menshi nkunda kubwira abantu, twanaganiyeho kenshi, avuga ngo gukorera Imana no kubaha Imana biratandukanye. Abantu benshi bakorera Imana ariko batubaha Imana, birashoboka. Ariko Bibiliya imbwira ngo iki? Irambwira ngo abubaha Imana nibo bazaragwa ijuru, kandi nibo bazahabwa ubwo bugingo. Haleluya. Ubaha Imana ni wowe uzaragwa ubugingo. Nta muntu wakubaha Imana adafite uwo mwuka. Nta muntu wakubaha Imana adafite iyo mpano y'umwuka imuyobora. Ubundi umwuka ni marayika utugenga Imana yaduhaye. Ni marayika uba mu buryo bwacu, ni marayika uba mu buzima bwawe Imana yaguhaye. Kuko iyo dusomye igitabo Paulo yandikiye Abatesalonike ba mbere,
ibice byaho 5 umurongo waho wa 23 niwo utubwira ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, ngo kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubw'umwami wacu Yesu Kristo azaza. ngo Imana itweze rwose, haleluya, Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu. Uwo mwuka tuwusoma henshi muri Bibiliya harenga inshuro 490. Uwo mwuka ni ijambo rikoreshwa muri Bibiliya kenshi ariko abantu batarasobanukirwa. Uwo mwuka ni impano Imana yahaye abantu, ni impano Imana yaguhaye, ni umuzamu, ni marayika ukugenga uba mu ruhande rwawe uko bwije n'uko bukeye, ni marayika ukurinda uko bwije n'uko bukeye, ni marayika ukugira inama mu rugendo rwiza wafashe, kuko hari na marayika rumubi, hari marayika wa shitani, hari umwuka w'abadayimoni, ubwo nawe ugenda uruhande rwacu. Ariko iyo dusomye iki gitabo Paulo yandikiye Abatesalonike, urwandiko Paulo yandikiye Abatesalonike ibice byaho 5, haravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, ngo kandi mwebwe n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, haleluya, ngo twebwe ubwacu n'umwuka wacu n'ubugingo bwacu n'umubiri wacu birarindwe, ngo kugeza igihe umwami wacu Yesu Kristo azazira, bitazabonekaho umugayo. Ni ukuri umwuka wawe urarindwe, wahawe umwuka mu buzima bwawe. Mu mwanya ushize tumaze kuvuga ngo Imana yashyize amategeko mu buzima bwacu, Imana yashyize amategeko mu buzima bwawe. Niyo mpamvu Imana igusabye ngo rinda umwuka wawe n'ubugingo bwawe ndetse n'umubiri wawe, ngo bitazabonekaho umugayo ubw'umwami wacu Yesu azaza, bitazabonekaho umugayo. Mwene data, uyu munsi wa none Imana iguhereza umwuka w'ubugingo mu buzima bwawe, kuko uwo mwuka niwo utanga ubugingo. Nta kindi gitanga ubugingo usibye uwo mwuka. Abantu benshi bagaragaza ko bafite umwuka ariko imbuto ari ntazo. Abantu benshi bagaragaza ko ari abakozi b'Imana ariko umwuka yaragiye. Abantu benshi bagaragaje ko ari abahanuzi. Isi ifite akaga, isi ifite akaga, isi ifite akaga. Aho abantu bagaragaje ko ari abahanuzi, aho abantu bagaragaje ko ari abavugabutumwa, aho abantu bagaragaje ko ari abakozi b'Imana, ariko bakabigaragaza, ariko bagera hanze bakabura intangagaciro, bakabigaragariza mu rusengero ariko bagera hanze bakaba ingozi z'ibibi, bakabigaragariza mu rusengero ariko bagera muri sosiyete amagambo abaranga ntagaragaze ko bakorera Imana. Ibiganiro bavuga, magambo bavuga, ibikorwa bakora, ingendo bagenda, ntibagaragaze ko ari abana b'Imana. Ariko ngo abafite uwo mwuka bagira uko bagenda. Iyo dusomye imbuto z'umukristo cyangwa se imbuto z'uwakiriye Kristo, ntabwo asambana, ntabwo yiba, agira uko avuga, agira uko agenda. Haleluya. Mwene data, habwa uwo mwuka, emerera uwo mwuka kube mugari mu buzima bwawe, emerera uwo mwuka kuyobore, emerera uwo mwuka agenge roho yawe, emerera uwo mwuka agenga ubuzima bwawe bwite, emerera uwo mwuka agenga akazi kawe, emerera uwo mwuka abe mu buzima bwawe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ese umuntu yarinda umwuka ute? Ese umuntu yarinda ubugingo ute? Ese umuntu yarinda umubiri ute? Uyu munsi wa none abantu bagaragaje ko ari abakristo ariko kurinda imibiri byarananiranye. Abantu bagaragaje ko ari abanyamasengesho ariko kurinda umubiri yabo, kurinda ubugingo bwabo, kurinda ya mitekerereze, kurinda hahandi hafata umwanzuro bikabananira. Mwene data, uyu munsi wa none Satani ari ibumoso bwawe, Imana iri mu buryo bwawe. Muri abo bose uwo wumviye niwe ukuyobora, uwo wumviye muri urwo rugendo rwawe niwe ukugenga. Niyo mpamvu umwanditsi Paulo ahugura Abaroma yaravuze ngo nuko
ntimugacirane imanza ibice byaho 14 12 ngo kuko buri muntu wese azimurikira ibyo yakoze imbere y'Imana. Urugendo rwawe ubanye ute n'Imana? Mu kazi kawe se ubanye ute n'Imana? Mu buzima bwawe bwite bw'urugo, wowe mugabo nawe mugore ubanye ute n'Imana? Abantu benshi bagaragaje ko ari abakozi b'Imana ariko ingo zarabananiye. Abantu benshi bagaragaje ko ari abavuga butumwa ariko ingo zarabananiye. Bagaragaje ko bahanura cyane ariko urugo yararusenye. Bagaragaje ko ari abavuga butumwa badasanzwe, ko bakora ibitangaza ariko ingo zarabananiye. Mwene data, muvandimwe, habwa umwuka w'Imana mu buzima bwawe. Habwa impano y'umwuka mu buzima bwawe. Bantu bagaragaje ko ari abakristo ariko bari mu nzira y'agakiza, batarahabwa impano y'agakiza. Ese uri mu nzira y'agakiza cyangwa se wahawe impano y'agakiza? Isi ifite akaga kubera ko abantu benshi bari mu nzira y'agakiza ariko ntago barahabwa impano y'agakiza. Abari mu nzira y'agakiza arasenga ariko agasambana, arasenga ariko akaroga, arasenga ariko kandi akiba, arasenga ariko agakora ibizira kubera ko ari mu nzira y'agakiza ariko ntabwo arahabwa impano y'agakiza. Nuhabwa impano y'agakiza uzatandukana n'ibizira. Nuhabwa impano y'agakiza, agakiza kazakwigisha uko ugenda. Nuhabwa impano y'agakiza, agakiza kazakwigisha uko uvuga. Nuhabwa impano y'agakiza, ntuzatonganira ku karubanda. Nuhabwa impano y'agakiza, ntuziyorosa ijoro ngo ujye muri roji. Nuhabwa impano y'agakiza, kazakwigisha uko ubana n'abandi. Nuhabwa impano y'agakiza, kazakwigisha uko ubana n'umuryango wawe. Nuhabwa impano y'agakiza, kazakwigisha uko ubana n'ababyeyi bakubyaye. Abantu bari mu nzira y'agakiza ariko batarahabwa impano y'agakiza. Ese mwene data, wahawe impano y'agakiza cyangwa uri mu nzira y'agakiza? Abapasiteri bari kubwiriza bari mu nzira y'agakiza ariko batarahabwa impano y'agakiza. Abavuga butumwa bari kuvuga ubutumwa bari mu nzira y'agakiza ariko batarahabwa impano y'agakiza. Niyo mpamvu bari kubwiriza ariko bagakora n'ibizira. Niyo mpamvu bari kubwiriza ariko bagasambana. Niyo mpamvu bari guhanura ariko bagakora ibizira. Ariko nuhabwa impano y'agakiza, Imana izabana nawe, Imana izakwegera, Kristo azaba mugari mu buzima bwawe. Uyu munsi ngufitiye ijambo. Emerera Kristo aguhe impano y'agakiza. Emerera Kristo aguhereza impano y'umwuka mu buzima bwawe. Umwuka naba mugari azakwigisha ukubaho. Umwuka naba mugari azakugira inama mu rugendo rwawe. Umwuka naba mugari azakwigisha uko ubana na sosiyete. Umwuka naba mugari uzakora iby'ubutwari. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uyu munsi wa none emerera Kristo abe mugari mu buzima bwawe. Uyu munsi wa none emerera Kristo aguhereza impano y'agakiza. Uyu munsi wa none va mu mateka, va muri gakondo. Abantu basenza Imana, abantu bari mu nzira y'agakiza ariko bagifite amoko mu buzima bwabo. Abantu bari mu nzira y'agakiza bakivuga ngo twe turabagesera, ngo twe turabarihira. Baracyari muri gakondo y'iwabo kandi bitwa bakijijwe. Ariko uve muri gakondo. Imana ibahereze umugisha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugeze mu gice cya kabiri cy'ijambo ry'Imana cy'ubutumwa nagutumweho uyu munsi. Tumaze kuvuga ijambo ry'Imana rivuga ngo akira impano y'agakiza, tunga umwuka wera mu buzima bwawe. Niryo jambo tuve turimo kuganira mu mwanya washize, ariko uyu munsi nguzaniye ubutumwa bukiza. Nguzaniye ubutumwa bukuvana mu bubata bw'ibyaha ahubwo ukakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Mwene data, benshi bari mu madini ariko bari mu matiku gusa. Benshi bari mu madini ariko bari mu nsangano. Benshi bari mu madini ariko bari mu magambo. Abantu bataye umwanya wo gusenga ahubwo bari mu mwanya wo gucirana imanza. Abantu bataye umwanya wo kwegera Imana no kwihana
ahubwo bari mu mwanya wo kurebanaho. Abantu bataye umwanya wo kwegera Imana ndetse no gusabirana, ahubwo abantu bari kureba agakosa gatoya mwene se yakoze. Abantu bataye umwanya wo kwegera Imana ndetse no kwisuzuma ubwabo, ahubwo bashimishijwe nuko mwene se yaguye mu cyaha. Abantu bataye impano yo kwegera Imana ndetse no gusabirana, ahubwo bashimishijwe nuko insengero nyinshi zirimo gufungwa, bashimishijwe nuko abantu benshi bari gusubira inyuma, banejejwe nuko abantu benshi bari kuva mu byizerwa, banejejwe nuko inzoga zagabanyuka, bahangayikishijwe nuko ibiciro by'inzoga byagabanyuka, bashimishijwe no gukora cyane, bashimishijwe no gutera imbere, bashimishijwe no kwaguka mu buryo bw'imikorere ndetse n'uburyo bw'ubutunzi, ariko uburyo bwo kwegera Imana no kwihana babujugunye inyuma. Mwene data, wowe unyumva wowe urukungurikirana uyu mwanya, hinduka uve mu byurimo, ahubwo wumvira umuhamagaro. Abantu bataye umuhamagaro muri za 1997, 98, 99, muri 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, abantu basengaga muri icyo gihe. Ese uyu munsi ko batagisenga bagiye he? Abantu bagiraga umwanya wo kuniha ndetse no kwegera Imana no gusengera igihugu, no gusengera abaturarwanda, no gusengera ejo hazaza. Ese abo ngabo bagiye he? Ese abo ngabo baracyari mu muhamagaro w'aho Imana yabasanze? Abantu benshi basubiye inyuma. Ni ubutumwa nguzaniye. Mwene data, subira ku muhamagaro w'aho Imana yaguhamagariye. Abantu benshi bavuye mu kuririmba w'aho Imana yabahamagariye, bajya mu gusambana. Abantu benshi bavuye mu buhanuzi, bajya mu bibateza imbere. Ibyo nabyo ni byiza, ariko tera imbere ufite Kristo. Kora ariko utunze Kristo. Tera imbere ariko ufite Kristo mu buzima bwawe. Abantu benshi barasengaga, abasengaga rimwe, iryo rimwe barariretse ahubwo baradamaraye. Abasengaga kabiri, abo baradamaraye ntago bagisenga. Abasengaga gatatu, abafataga umwanya wo kunihira igihugu, abafataga umwanya wo kunihira isi, abo ngabo baradamaraye. Abo ngabo basubiye inyuma. Abo ngabo bari mu bibanezeza. Abo ngabo baregamye, baricaye baregamye, babaye nk'abami. Ese ku bwami bw'Imana buhari, ukaba warabaye umwami, ukaba warigize umwami mu buzima bwawe, ukaba warigize ukomeye, ukaba warigize udasanzwe. Ese ubwami bw'Imana ko wabukuye mu buzima bwawe? Ese ubwami bw'Imana ko wabwimye indebe mu buzima bwawe? Imana ije nonaha wayibwira iki? Imana ikubajije ubuzima yaguhaye, Imana ikwishuje ubuzima yaguhaye, Imana ikwishuje umwanya yagutije, Imana ikwishuje, Imana ikwishuje umwuka yaguhaye, wayishyura iki mwene data? Wowe usubiye inyuma, garukira ukorera Imana. Wowe usubiye inyuma, ongera wibuke Imana yagukuye, ongera wibuke kera hawe. Abantu Imana yabakuye kure, abantu Imana yabakuye muri Kongo, abantu Imana yabakuye mu bushomeri, abantu Imana yabakuye ku mihanda, abantu Imana yabakuye mu gishumba, abantu Imana yabakuye mu buzima bubi, irabazahura ibateza intambwe, basenga begera Imana, ariko bamaze kugera ku rwego rushimishije, Imana bayiteye umugongo. Bamaze kugera ku by'Imana yababwiye, ku by'Imana yabasezeranyije, bateye Imana umugongo. Mwene data, garukiraho. Mushiki wanjye, garukiraho. Musore, mukobwa, mugabo, garukiraho, kuko Imana ikwishuje uyu munsi ntabwo wabona icyo uyishyura. Imana ikwishuje uyu mwanya ntabwo wabona ikiguzi wayiha cyahingana n'ubuzima Imana yaguhaye, cyahingana n'aho Imana yagukuye. Ongera wibuke aho Imana yagukuye, ongera wibuke urugendo rw'ubuzima. Impamvu abantu badamaraye, impamvu abantu bibagiwe Imana, impamvu abantu bibagiwe bakuye Imana mu buzima bwabo, nuko bibagiwe aho Imana yabakuye. Ariko usubije amaso inyuma, ukibuka aho wavuye, ukibuka aho Imana yagukuye, ukibuka ibikomeye wanyuzemo, ukibuka
ukibuka aho imana yakurengeje, ukibuka aho wari ukubona utaraharenga ariko imana ikahakurenza, ukibuka aho uri ukubona ubuzima bwawe burangiye ariko imana ikagutambutsa ukaba ugeze kuri uyu munsi uri muzima, ariko ukaba wibagiwe aho imana yagukuye. Subira inyuma wibuke, mukobwa subira inyuma wibuke, mugabo subira inyuma wibuke, mubyeyi subira inyuma wibuke. Abapasiteri bari gusenga, bari kubwiriza, ariko umwanya wo kwihana no kwegera imana bawuburiye. Mbese imirimo yabaye myinshi, inama zabaye nyinshi, ariko kwegera imana no gufata akanya ko gusenga ndetse no guca bugufi babiburiye umwanya. Ongera wibuka, usubira inyuma, wibuka aho imana yagukuye, wibuka aho imana yaguteje intambwe, wongere uyubahe, wongere uyikorere, wongere wihane, wongere ugabure iby'imana kuko imana yaguhamagaye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uyu munsi wa none imana igiye kongera gutoranya. Uyu munsi wa none imana irongera guhamagaye. Imana yirengagije ibyahahise, imana yirengagije ubusambanyi wakoze, imana yirengagije amanyanga n'amafuti wakoze, kuko ijambo ry'Imana narisomye rirambwira ngo imana ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Imana yaraguhamagaye ariko urayigomera uyivaho, ariko uyu mwanya irongera guhamagaye. Ongera wibuke imana, ongera unihire igihugu cy'u Rwanda, ongera unihire isi muri rusange. Nubwo uyu munsi turiho turi amahoro muri Afurika, nubwo uyu munsi mu Rwanda hari ibyo imana yaturengeje ejo hahise, ariko birashoboka ko ubuzima bwawe bwahura n'akaga, birashoboka ko wahura n'ikibazo, kuko uyu munsi uriho ariko ntabwo uzi uko buracya bumeze. Uyu munsi urimo uhumeka ariko ntabwo uzi ejo hawe uko buzacya bumeze. Ongera wegera imana. Birashoboka ko haba heza ariko birashoboka ko hanaba habi. Ongera wegera imana, ongere ubike umuhamagaro, ongere wibuke aho wavuye ukagwa, ongere wegera imana. Imana yiteguye kukugirira neza, imana yiteguye kongera kukwagura, imana yiteguye kongera guha amasezerano, imana yiteguye kongera kugutuma mu mahanga, imana yiteguye kongera kugutuma kubasubiye inyuma. Niwongera kwemerera imana, kongera ukemera umuhamagaro, Kristo arongera abe mugari mu buzima bwawe. Sengera Afurika, usengera u Rwanda, usengera isi muri rusange, usenge, wongere wibutse imana iby'iminsi n'ibihe, wongere uyishimire ibyiza yakoze, wongere wihane aho wateshutse ukagwa, wongere usubire inyuma, subire mu mateka waho imana yagukuye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mwakire neza ubutumwa wagenewe uyu munsi mukobwa, ubutumwa wagenewe uyu munsi mugabo, ubutumwa wagenewe uyu munsi musore, ndetse nawe mwene data uri mu mahanga henshi hatandukanye. Wongere wibuke umuhamagaro, wongere wibuke aho wavuye ukagwa, wongere wibuke aho imana yagukuye, wongere wibuke intambwe imana yaguteje, ariko ukareba ubyiyutuye, ukaba wituye imana kuyivaho, ukaba wituye imana kuyitera umugongo, ukaba wituye imana gusubira mu busambanyi, ukaba wituye imana gusubira mu businzi, ukaba wituye imana gukora ibizira bya bindi byose uzi nawe urimo muri iyi minsi. Emera imana yongere guhamagara, ongera wemerera imana yongere gutoranye, ongera wemerera imana yongere gutume, ongera wemerera imana ibe mugari mu buzima bwawe, kuko uyu munsi uriho ariko ntabwo uzeje uko buzacya bumeze. Uyu munsi uriho ariko ntabwo uzi ukwezi kuri imbere, imyaka iri imbere uko bizaba bihagaze ku buzima bwawe. Birashoboka kuba waratumbagiye ku rwego, ukazamuka sikariye ya mbere, ukazamuka sikariye ya kabiri, ukabona ntacyo bitwaye, ukaba warageze ku rwego rwa nyuma, ko warageze kuri sikariye ya nyuma, ariko birashoboka ko sikariye wazamutse imana yakongera ikakumanura, ukongera ugasubira kuri sikariye ya mbere, ukongera ukajya gutangira. Niyo mpamvu mwene data, urwego waba uriho rwose, ubuzima waba urimo bwose, aho waba uri hose, emerera imana yongere gutoranye, emerera imana yongere gutume. Ongera wibuke ibihe byiza by'amasengesho, ongera utekereze aho imana yagukuye. Izina ry'Imana rikomeze rihabwe icyubahiro. Mwene data, tugiye gusenga imana, ariko mbere yo gusenga imana banza witekerezeho, wibuke aho imana yagukuye, wibuke ubuzima wari urimo,
wibuke ibikomeye wahuye nabyo, uburwayi wahuye nabwo, wibuke inzara wahuye nayo, wibuke ubuzima bwo kwiga wahuye nabwo utarabona akazi, wibuke ubushomeri wahuye nabwo utarabona akazi, wibuke icyo Imana yagukoreye ukavuga ati iki ni Imana ikinkoreye, wibuke uko wasengaga usaba Imana ariko uyu munsi ukaba usubiye inyuma. Wongere wisubireho, wongere wisuzume, yongere Imana yongere igaruke mu buzima bwawe. Katwinjire mu mwanya wo gusenga, kandi twinjire mu mwanya wo kwinginga. Aho waba uri hose bigushobokeye wapfukama tugasenga, ariko Kristo akongera akagaruka mu buzima bwawe. Reka twinjire mu mwanya wo gusenga. Uri Imana yacu bwite, uri Imana nyamana, uri Imana Data wa twese mwiza, uri Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, uri Imana itabeshya, uri Imana ivuga kandi igasohoza, uri Imana yumva gusenga kw'abakwinginga, uri Imana yumva intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro. Niyo mpamvu tuguhamagaye muri uyu mwanya, neza n'agakiza kawe bigaragare ku buzima bwacu. Tubabarire Kristo Mesiya mwiza, aho twaguteye umugongo, tubabarire Mana igira neza, aho twavuye mu byizerwa, aho twasubiye muri gakondo, aho twasubiye mu manyanga, aho twasubiye mu magambo, aho twasubiye mu busambanyi, aho twasubiye mu gusinda, aho twasubiye mu guteranya, aho twasubiye mu bitakunejeje. Mana, utubabarire Kristo, wongere utwegere kubw'amaraso y'umwana w'intama w'Imana, wongere utwoze rwose, wongere utwegere Mana. Mugengi iki wongere uduhamagare, tubabarire ibyaha n'akaha, werengagize gucumura kwacu, werengagize amafuti yacu Mana. Wongere udusesekaze y'imigisha yawe, wongere usesekaze kuri mwene data imigisha yawe, wongere usesekaze kuri mushiki wacu imigisha yawe. Ayiwe umusore urume kutwumva Mana, wongere umusesekaze w'umugisha wawe, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Data ngongera uduhamagare, wongere utwibutse iminsi ya mbere, wongere utwibutse ibihe byo gusenga, wongere utwibutse ibihe byo kwinginga, wongere utwibutse ibihe byo muri 2000 Mana, wongere utwibutse ibihe byo muri 2001. Ayiwe abasengaga muri icyo gihe basubiye inyuma, ariko turakwingiza wongere uzahure data abanyamasengesho, wongere uzahura abapastori data basubiye inyuma, wongere uzahura abahanuzi babivuyemo bakabirambika, wongere uzahura abavuga butumwa babivuyemo bakabirambika, wongere uzahura abaririmbyi babivuyemo bakabirambika. Mu izina rya Yesu wowe bazahure, mu izina rya Yesu wongere utumbagize amaso mu buzima bwawo, wongere ubavomerere, wongere ubuhire, wongere bashishe. Mu izina rya Yesu wongere bagukire kukumenya, kuko uri Imana itabeshya, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'inyabutwari. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mworeba mwene data, wongere umwegero rwose, ureba mushiki wacu, wongere umwegero rwose. Mu izina rya Yesu ubwapfukamye, ubwakwegereye, ubwaciye bugufi mu mutima, wongere umweze rwose, neza n'agakiza kawe tinde ku buzima n'ubugingo bwe, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya wo gusenga twongere ukorera igihugu cyacu cy'u Rwanda, mu izina rya Yesu wongere ukibumatize mu maboko yawe, wongere ingabo zawe zo kukirinda. Mu izina rya Yesu ngo dukomeje gusenga, tukweretse na ministeri zose z'igihugu komeze kuzigeraho. Mu izina rya Yesu ubahereze gukoresha neza inshingano wabahaye, ibituma izina ryawe rihabwa icyubahiro. Gukomeza gutindana n'isi muri rusange, Afurika muri rusange, neza n'agakiza kawe bitindane natwe. Ngo rusende twizeye mu izina ry'uwatuhambiye Yesu Kristo. Urakoze. Amen, amen, amen. Imana ibahereze umugisha, kandi ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe.